Nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Ikuzo Nyagasani. Igihe Yesu amanutse umusozi, abantu benshi baramukurikira. Nuko haza umubembe amupfukama imbere, aramubwira ati, Nyagasani, ubishatse wankiza. Yesu arambura ukuboko, amukoraho avuga ati, ndabishatse, kira. Ako kanya ibibembe bye birakira. Nuko Yesu aramubwira ati, uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umuherezabitambo, kandi utange ituro ryategetswe na Musa ngo ribabere icyemezo cy'uko wakize. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ugasingizwa Kristo. Nyagasani Nyirimpuhwe kandi aradukiza. Dukomeje kuzirikana amateka y'umuryango wa Isiraheli mu gitabo cya kabiri cy'Abami. By'umwihariko turakurikirana uko byagendekeye ingoma ya Yuda, yari igizwe n'imiryango ibiri, uwa Yuda n'uwa Benyamini, kuko nk'uko benshi mubyibuka, nyuma y'umwami Salomoni ingoma ya Isiraheli yacitsemo kabiri. Hari igice cyo mu majyaruguru cyari gifite umurwa mukuru wa Samariya, igice cy'amajyepfo ariyo ngoma ya Yuda. Ingoma ya Isiraheli majyaruguru yabanje gusenyuka hagana mu kinyejana cya 8 mbere y'ivuka rya Yesu. By'umwihariko muri 721 niho umurwa mukuru Samariya wafashwe. Ingoma ya Yuda nayo mu kinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu nayo irasenyuka. By'umwihariko mu isomo twumvise ubwo ni hagana muri 586 mbere y'ivuka rya Yesu, ubwo Yerusalemu bayisenyaga, Abanyababuloni bakigarurira, harimo n'abari barajyanywe bunyago mbere. Noneho ikaba ikimenyetso cy'uko isenyutse n'abandi benshi bajyanwa bunyago, umwami aricwa. Haba ibihe bikomereye Abayisiraheli. Kugarurwa i Yerusalemu mu gihugu cyabo, Abayisiraheli bakomeza kubyakira, gusezeranywa ko bazasubiriye i Yerusalemu nk'umukiro, nko kongera kuvuka bundi bushya. Imana yakomeje guhumuriza umuryango wayo n'igihe bari barajyanywe bunyago, ababwira ko bazagaruka i Yerusalemu, kandi igihe koko kigeze bagarutse i Yerusalemu. Uko kujyanwa bunyago bumvaga ko ari ingaruka zo kudakurikiza itegeko ry'Uhoraho. Nibyo koko, nubwo tugomba kwibuka ko Imana idahanira ko, ariko ibyaha biduteza ibyago. Kujyanwa bunyago binashushanya igihe cyose twasubiye mu bucakara bw'ikibi, bucakara bwa sekibi, bucakara bw'icyaha. Ariko Nyagasani ntaduterane, akomeza kuduhamagarira guhinduka, turangamiye kugaruka mu murwa w'amahoro. Yerusalemu bivuga umurwa w'amahoro. Kugaruka Yerusalemu, umurwa w'amahoro, turi kumwe n'Imana, ariko kandi na Yerusalemu igashushanya nyine umurwa w'amahoro tuzaturamo iteka y'ijuru. Amateka y'umuryango wa Isiraheli ni amateka matagatifu,
natwe ashushanya ubuzima bwacu. Hari igihe duhura n'akaga twikururiye, ariko uko uhoraho atateranye umuryango wa Isiraheli akawukiza akawucungura, niko natwe atadutererana akatubyutsa ngo dukomeze urugendo, dukomeze kurangamira Yeruzalemu. Imana inyampuhwe kandi ni nyirimbabazi, ntidutererana, iradukiza. Nibyo twumvise nanone by'umwihariko mu ivanjiri ya none, umubembe aza agatakambira Yesu atubishatse wankiza. Ino vanjiri iratwereka impuhwe za Nyagasani Yesu, twibuka ko umubembe yabaga ari umuntu watereranywe, washyizwe mu kato, wafatwaga nk'umuntu Imana yahannye kubera ibyaha bye, akajya mu kato ntiyegera abandi, ndetse n'igihe yabegereye akaba agomba gutanga ikimenyetso nko kuvuza inzogera kugira ngo abandi ntibamwegere, kugira ngo badahumana. Kuba aza akegera Yesu akamupfukama imbere, nuko yabonaga amurebana impuhwe, we yamwakira kandi arenga n'inzitizi zose, ari iz'abantu, iz'ibintu, ibyo bikomere, kuba yaratereranywe, aza asanga Yesu. Natwe twese ibibazo byose byaba turimo ntabwo tugomba guheranwa nabyo, tugomba kumenya umukiza uwo ari we, tukamusanga. Aratwereka ko yemera ko Yesu afite ubwo bubasha. Muri iryo sengesho amutura kandi yicishije bugufi, arapfukama, aramubwira ati Nyagasani ushatse wankiza. Niko natwe tugomba kubigenza. Atwigisha gusenga twiyoroheje kandi turangwa no kwemera. Byose bishingiye kuri Yesu ubishatse wankiza, ntihakorwa gushaka kwawe Nyagasani. Yesu aratwumva nuko kandi akadukiza, arambura ukuboko amukoraho ati ndabishatse kira. Umubembe ubundi yari umuntu nyine washyirizwaga mu kato, umuntu utagomba kwegerwa. Yesu ni umunyampuhwe n'umunyambabazi, nawe arenga izo nzitizi zose amukoraho, nuko amukiza ibibembe. Umubembe yabaga yarashyizwe mu kato atemerewe kwegera abandi. Muri uko kumubwira ngo genda usange umuherezabitambo, uture ituro ryategetswe na Musa, kugira ngo ribabere ikimenyetso cy'uko wakize, no kumusubiza umwanya, no kumusubiza agaciro, no kumusubiza icyubahiro nk'uwari waratereranywe. Yesu aradukiza akadusubiza icyubahiro, akadukiza ari ku mubiri no kuri roho, akadusubiza uwo mwanya wacu nk'umwana w'Imana. Ibibembe binashushanya uko kuba twaragiye kure y'Imana. Ibyo byose bidutandukanye nayo. Ibibembe dushobora kwibonamo n'ingaruka z'ibyaha, kuko kuba twaragiye kure y'Imana, ariko Imana ikora idutegereje, natwe tugasabwa kuza gutakamba twiyoroheje, tugapfukama, Nyagasani ubishatse wankiza. Nyagasani aradukiza, nuko akarambura ukuboko, by'umwihariko mu isakaramentu rya penetensiya, akadukiza, akadusubiza icyubahiro, twongera kubaho mu busabane n'Imana ndetse no gusabana na bagenzi bacu. Dusabire abari mu kaga, by'umwihariko bari mu bibazo bikomeye byo guhunga, ko batari mu bihugu byabo,
abarwaye indwara zidakira, abihebye, abaheranywe n'ibikomere, n'abashaka gutera intambwe yo kuva mu byaha ariko bikaba bisa nkaho bibakomereye cyane, kugira ngo bo twese dusange Nyagasani, tumutakambire tuti Nyagasani ubishatse wankiza. Mutagatifu Irene adusabire. Mutagatifu Irene umwepiskopi n'uwahawe Imana, azwi by'umwihariko ku mvugo yo kuvuga ngo ikuzo ry'Imana ni umuntu muzima, kandi ubuzima bwa muntu ni imibonere y'Imana. Mu rurimi rw'Igifaransa Irene azwiho kuba mu nyigisho nyinshi yadusigiye, c'est ngo la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Natwe rero tugaragaza ikuzo ry'Imana muri uko kwakira ubuzima bw'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe.